wowe ushyigikiye nde? Nigikiye Satani. Wowe ushyigikiye nde? Nshyigikiye Imana. Uko ushyigikira Satani? Yewe ni kureba imizi iva hasi. Imizi iva hasi kwa Satani. Wowe ikintu kiragisubiza heki? Kiragisubiza heki? Kubera iki imvura yitaguye byuma. Imvura yitaguye ko byakoma. Imvura iva kwande? Iva mu ijuru. Ndagaze Nikoresha cyane kandi kureba namunirisha ariko Imana yishe abantu benshi. Wewe cyakivuga heki ushyigikiye Imana? Vuga cyane ushyigikiye nde? Imana. Wowe no kubera iki ushyigikira Imana kandi ari kuvangura ngo Satani nta muntu irica? Impamvu ariko bati Imana yishe abantu. Nuko nyine abantu baba bararangije ibyabo ku isi. Imana izi ko ari ikintu kibi kigiye kubabaho igahita ibahamagara nyine. Weho? Noneho ni ko kise Imana ibahamagara kuri iyo telefone. Ibahamagara kuri iyo telefone. Ni nk'umwuka nyine. Umwuka kidogo kwa Satani se. Akashira kakana. Umwuka no kwa Satani. Arere umwuka kwa Satani uruso mukara w'imivuzo y'umwe. Rero umwuka aba ari umuntu wapfuye. Imana se Imana ibena yiba yapfuye. Imana nayiba yapfuye oya. Ese kuri gupinga Imana niki cyakurema? Niki cyandemye n'ababyeyi banjye. Ababyeyi nibo bakuremye? Nese ntabwo uzajya mu ijuru. Temera Imana kandi azajya mu ijuru. Ubusaza ajya mu ijuru akora Satani atamemera Imana cyeta agiye kurwana n'Imana. Nzajya kwa Satani. Kwa Satani niho barya amagi n'inkoko. Uzajya he? Njye nzajya mu ijuru. Wari kuvuga ngo kwa Satani bazarya amagi n'inkoko, uzarya iki? Kuko mu ijuru haba imbuto nziza. None se kutemera Imana ninde uguha ibyo kurya? Kandi ari Imana ifasha abantu bakabona ibyo kurya. N'ababyeyi banjye. Ababyeyi nabo babona ibyo kurya kandi Imana se ntabwo ari babibahaye? Ntabwo ariyo. Nese ko wavuze ngo ababyeyi bawe nibo bakubyaye, bo ni iki cyababyaye? N'ababyeyi babo bababyaye. Umuntu yaturuka he? Umuntu aturuka he? Mu nda ya mama we. Imana iramurema maze Imana ikamushyira mu nda ya mama we agahita amubyara. Urabyemera? Urabyemera nawe ko ari Imana imuremera mu nda ya mama we? Ntabyemera. Aturuka he wewe? Aturuka mu nda ye. Atari Imana yamuremye? Ari Satani n'Imana se niki kirema? Satani n'Imana ni Satani. Satani niwe urema? Ntabwo Satani kuki umukunda cyane yaguha kandi kahekesha? Yaguha iki kuki Satani umukunda cyane? Yingo. Ugiyeyo kwa Satani? Basi waragiyeyo hasi. Wewe mu ijuru wagiyeyo? Wewe mu ijuru wagiyeyo? Ntabwo nagiye ariko njye mbyumva muri Bibiliya. Kuri umusiramu se? Umusiramu ajya muri Bibiliya gusoma. Oya nyine ndi nko kubyumvamo abantu babivuga ngo babyumvishije. Ubu ariko ntabwo urabyibonera? Ntabwo ndabyibonera. Asa ubwo se watubeshye ubwo ngo ikuzimu wagiyeyo? Njyewe? Njya kuzimu. Kuzimu ni heza. Hari inkoko n'inyama. Ariko nuko ari kubyumva ntabwo wagiyeyo? Nuko ari kubyumva ntabwo wagiyeyo? Nagiyeyo. Aha uratubeshye. Oya? Nuko uratubeshye. Wagiyeyo? Baca hehe? Baca hasi. Baca hasi. Nese hasi ko wafunze gutyo ubwo waca hehe kandi aba ari ubutaka aho? Satani yaramfunguriye. Muri make rero uri umugaragu wa Satani. Yingo. Senga Satani. Ngasenga Satani turebe. Senga Satani turebe. Nuko bamusenga. Ninde waguteje gusenga Satani? Njyewe. Muri make warabyitoje. Ngo? Muri make warabyitoje. Wowe senga Imana turebe. Ko natari mu rusengero wasengera se mu nzira bikenda. Wowe Satani uyisenga uri hehe? Ndisenga ndi hasi. None saba rati bose ari kutubeshya.
Data Satani ni mubi. Imana yo Ni nziza. urumva ko abandi bana bavuga ko Imana ari nziza Imana isabiza amaturo. ngigira iki Isabiza amaturo. ko bari kuvuga ko bavuze ngo isa Ni nziza. Aho ushobora no kukurimbura numenya ko kuvuga ngo yakurimbura yagushobora yandimbura se yandiwe yansangaye. Imana se ubona idashoboye byose N'agacishe ntabwo yagashobora iyo byiteye Imana yakuremye uri hehe ari kuvuga ngo yibwira ngo iterere ngo karaka ye ariko usuzugura Imana ubona Imana imungana Imana ntamujyane uzaba witabye Imana oya Imana se yanamwemera none se Imana yagutwaye iki yagukoreye iki kibi Imana yagukoreye iki kibi Imana ikunda kwica abantu baba iyo umuntu apfuye niyo ibimwishe ni Satani ubumwishe kuba ari Satani aba ari mu mahoro umwana uri mubi ariko ufashe bareba uzagira iyihe mico bari gupfa bareba imwibuzi Imana mba yabizi ni Satani ubica Imana ababi bitambo byiwe wabonye Imana yica umuntu se wabonye Imana yica umuntu ubona ni nkanduza Imana yishe ni nkanduza Imana yishe sogokuru ni sogokuru wawe uzi ko yapfuye nindakubwiye ngene unarevye mu rugo yasize kwa Satani none se ntabwo ari Imana yakuremye niki cyakuremye n'ababyeyi banjye abangaba bo niki cyabaremye se uyu nguyu niki cyamuremye iki nangwe nyizi ngicyo urabona ari igisimba nese ko abantu bavuga ngo abantu bo kwa Satani ngo ni abagome abantu bo kwa Satani ko bavuga ngo ni abagome ubwo nawe nturi umugome ndi umugome nyine nese ubugome bwo ukora amaso yasa wajyati yanywa itabi ryawe komasha none se umva nk'umwe ikibazo nshaka kukubaza urumva ikibazo nshaka kukubaza baguhitishije maro kujya mu ijuru no kwa Satani watora iki Imana ikubwiye ngo irakubabariye wigire mu ijuru cyangwa uhitamo kwa Satani watora najya kwa Satani ariko kubera iki se kwa Satani ariyo nziza ikintu cyiza kandi kiwe kuva bari wajya gusenga wagiye gusenga mu baki wagiye gusenga mu baki wasengaga mu baki mu Bisilamu abasilamu babatoza kubiki abizira kujya kwa Satani kujya kwa Satani oya muri gusabye idini ya Isilamu wewe urumva kugeza ubu ngubu ndashaka kumbwira ibintu bibiri byiza Satani agukoreye bituma umukunda icyambere nuko cy'amafaranga atava ku ijuru amafaranga ava he kwa Satani hata nawe urabyemera gutya ntabwo mbyemera ava he ni kubera iki amafaranga asaraguruka agira amababa ntabwo agira amababa nagira ngo akorerwa ku isi akorerwa ku isi gute akorerwa he akorerwa kwa Satani ikindi kiza kiva kwa Satani ni igiki ikindi javier karuko bamuye inyama n'umuriro uzi ukuntu uryoha n'imizi iva kwa Satani ndetse wamungana Imana ntabwo izagutwika ubwo ngubwo ntiwamwike se Imana igira umuriro nta muriro igira amaso nta nubwo yabasha no gucana umuriro noneho Imana mvuga ikintu Imana yabasha ubwo icyo yabasha sabiza amaturo